Ubukungu bwa Zimbabwe kugeza ubu buracyari mu bibazo bikomeye cyane bwabirinduriwemo n'ibihano bikomeye bashyizwemo n'uburengerazuba bw'isi mu murage wo kwihagararaho bikomeye wadukanye na politike za Robert Mugabe wategetse iki gihugu nyuma y'inkundura y'ubwigenge. Ariko kwihagararaho ubu ntibigishoboka, igihe babimazemo kirahagije no kurwana no kubyigobotora byaranze, iterambere no kugira indi ntambwe babasha gutera kuri Zimbabwe byaranze. Igikurikiyeho nta kindi kitari ugusubiza ibintu inyuma, bakumvikana n'ababashyize mu bihano uburengerazuba bw'isi, bagasubiza abazungu amasambu n'ibikingi babambuye, bakubaka umubano mwiza n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Bitaba ibyo aho bigeze, ubuzima bwahinduka ubutagishoboka ku banyazimbabwe benshi mu bukene bukomeye butatuma bagira ibyo babasha no guhaha mu bikenerwa bya buri munsi by'ibanze. Zimbabwe ku ikubitiro iremera gutangira gusubiza abazungu b'abanyazimbabwe imirima n'ibikingi bigera kuri 67 bari barambuwe muri politike zashyizweho ku butegetsi bwa Mugabe zari zigamije isaranganwa ry'ubutaka. Ni politike zagaragajwe nko kwigenga nyako kwa kinyafurika, zikomerwa amashyi imbere muri Zimbabwe no mu bandi banyafurika benshi. Ariko byabayemo amakosa menshi, arimo kuba bahawe n'ayo masambu n'ibikingi batarabashije kubibyaza umusaruro ukwiye ngo nibura babigeze ku kigero abo bahinzi n'aborozi b'abazungu bari barabishyizeho, kuko bo bahahinze mu buryo bwa gakondo, hakezwa ibitunga ingo z'abahahawe gusa, cyangwa ahandi hahindurwa ibigunda bitagira ikindi bikorerwaho. Naho ibikingi birasenywa, ubworozi bwahakorerwaga bw'ikigero cy'ubucuruzi mpuzamahanga nabwo burarangira. Ibyo nibura byari gukomeza ubukungu bwa Zimbabwe bigatuma inabasha gukomeza kwihagararaho koko imbere y'ibihano yashyiriweho. Ariko si uko byagenze. They occupied the land illegally. They seized the land from our people. And therefore the process of reform, land reform, involved their having to hand over the land. Kwambura amasambu abazungu agahabwa abanyazimbabwe birabura byabaye igihombo kitavugwa mu bukungu bw'igihugu. Mu kunanirwa kubyaza umusaruro ubwo butaka, hiyongeraho ibyo bihano bashyizwemo. Noneho byose babisubije inyuma, barasubiza ubwo butaka abazungu bahoze ari ba nyirabwo, banabaha impozamarira. Yiswe urugomo, ivangura n'urwango ku bazungu, kuko ngo nubwo ayo masambu magari cyane bayafashe mu bihe by'ubukoroni, ariko abandi bayaguze mu buryo buzwi bwemewe muri Zimbabwe kandi bakagira n'ubwenegihugu bwaho. Ibyo byose mu gihe nta cyabihindutseho, byaniswa akarengane bakoreye abo bazungu, katumye Zimbabwe nayo irundwaho ibyo bihano byose. Bakomeza kubikurikirana neza, bari babizi ko izageraho ikisubiraho n'ubundi. Ubu abahinzi borozi b'abazungu, ubutegetsi bwa Zimbabwe bwemeye gusubiza ibikingi bigari byabo birenga muri 70, n'abakomoka mu bihugu bine birimo Denmark, Ubusuwisi, Ubudage n'Ubuholandi. Guverinoma ya Zimbabwe inemeza ko izanabarekurira indishyi n'impozamarira za miliyoni 143 z'amadolari y'Amerika, bose hamwe si kuri buri wese ku giti cye. Muri uko kugamburuzwa n'ibihano kwa Zimbabwe, iki ni icyemezo ku rundi ruhande gihuzwa n'uko wasanga nta bugabo butisubiraho koko, kuko ku rundi ruhande birimo intambwe ikomeye cyane igamije gukemura ikibazo cy'imyenda igihugu cyaguyemo, ndetse n'ihangana ry'imyaka irenga 25 n'uburengerazuba bw'isi. Babuzwa n'iki kwisubiraho mu gihe nta nyungu habe na nke bigeze babivanamo se, ahubwo byaragize ingaruka zikomeye ku bukungu bwabo, bikavamo igihombo basangaga gikomeza no kuba kinini uko bwije n'uko bukeye. Zimbabwe yari imaze igihe kinini yarakumiriwe burundu muri gahunda zose mpuzamahanga z'imari, kandi ikaba inafite umwenda urenga miliyari 13 z'amadolari. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF na Banki y'Isi bafashe umwanzuro wo ko batazigera baha inguzanyo n'imwe Zimbabwe, cyangwa ngo hagire n'irindi faranga na rimwe bayirekurira muri gahunda z'ubufatanye, ishoramari n'inkunga mu gihe cyose iki kibazo cy'ubutaka bambuye abazungu kitarakemuka. Zimbabwe nayo yakomeje kubigoragoza no gushakisha izindi nzira, ariko si ibihugu byinshi cyane cyane ku mugabane wa Afurika byabasha kwivana mu bihano nk'ibi, cyaba ikibazo cy'igihe gusa. Naho ubundi nta kabuza byashyira bikemera kuvanaho impamvu zituma babishyirirwaho, ibindi biba kwihagararaho by'igihe runaka gusa no ku mpamvu za politike. Ariko igihe kiragira amacenga ya politike akaba atabasha gushyira ibyo kurya ku meza, cyangwa se ngo avunjwemo amafaranga, aho iherezo ryo kwihagararaho riba ryageze. Nibyo Zimbabwe igezemo nayo, aho ubu Perezida Emmerson Mnangagwa noneho agomba guhindura imvugo zose zaranze ubutegetsi bw'igihugu cye mu bihe byashize, akagerageza noneho gucisha ibintu mu nzira uburengerazuba bw'isi busaba, ibijyana n'imitegekere ya demokarasi no gushyira politike zose zijyana n'umutekano ku bashoramari, kugira ngo hagire undi mutari wongera guterwa wazahura ubukungu bwa Zimbabwe bwagandajwe n'ibyo bihano barambyemo.
kugira ngo umuntu yumve neza impamvu umubano hagati ya Zimbabwe n'ibihugu byo mu burengerazuba wangiritse, ni ngombwa nanone gusubira inyuma mu mateka. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 wari perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe nibwo yatangiye gufatira amasambu n'ibikingi by'abazungu. Yavugaga ko ashaka gusubiza ubutaka abaturage b'abirabura bari barabwambuwe mu gihe cy'ubukoloni, kandi niko byagenze. Ariko icyo byamaze ni ukuba baramushimiye gusa, bamugira intwari yabo mu gihe cye, anabikuramo ubwamamare bwatumye ashyigikirwa nabo mu gihe kinini. Ariko ingaruka zabyo zikomeza gukuza amacuru umurongo w'ubukungu bwabo ugana hasi kugeza ubu bwarambaraye. Nta kindi cyakorwa kitari ukwisubiraho. Abahinzi b'abazungu bagera ku bihumbi 2 icyo gihe birukanwe ku butaka bwabo. Hari n'abagera mu 10 n'amagana y'abakozi babo bishwe ubwo bageragezaga kwirwanaho no kurwana ku masambu yabo ngo ntibayamburwe. Cyakora kandi muri icyo gihe hari n'abanyazimbabwe birabura bari abakire cyane, bambuwe n'abimirima migari cyane bari bafite isaranganywa abandi, gusa nabwo bari biganjemo abanyapolitike batavugaga rumwe na Mugabe. Ibyo byatumye urwego rw'ubuhinzi n'ubworozi muri Zimbabwe rusenyuka. Iki gihugu cyahoze cyitwa igicumbi cy'ibiribwa muri Afurika cyageze aho kidashobora no kugaburira abaturage bacyo. Ni ifatirwa ry'ubutaka ryakurikiwe n'ibihano mpuzamahanga by'ubukungu Zimbabwe yarunzweho. Mu 2017 Robert Mugabe nibwo yasimbuwe na mugenzi we Mnangagwa. Kuva mu 2020 wahise yemera gutanga yose hamwe miliyari 3.5 z'amadolari nk'indishyi ku bahinzi b'abazungu. Ariko ayo mafaranga yatinze gutangwa kubera ibibazo by'ubukungu igihugu gifite n'ubundi. Nubwo abishishikayemo cyane rero, ariko ntazi aho yayavana bwangu ngo bikemuke bive mu nzira. Itangazo riheruka ni kimwe mu bice bigize uwo mugambi mugari wo gutanga indishyi. Uretse gusubiza imirima y'abanyaburayi, guverinoma ya Zimbabwe yiteguye no gusubiza indi mirima igera kuri 400 y'abazungu, nabo bagahabwa indishyi kimwe n'abandi bagera muri 900 birabura nabo bambuwe amasambu magari cyane yabo muri icyo gihe. Intego nyamukuru Zimbabwe ifite ubu ni ugukesha isura yayo mu maso y'uburengerazuba bw'isi, bakabana amahoro. Ihangana ryose babarijwemo ku butegetsi bwa Mugabe rigasigara inyuma yabo mu mateka na kera habayeho. Ubundi gatakamba noneho Zimbabwe ngo igabanyirizwe imyenda inafashwe mu guteza imbere ubukungu bwayo. Perezida Mnangagwa ashyize icyizere cye cyose muri iyi gahunda yo kongera kunga Zimbabwe n'amahanga. Niba mwumva koko ubwo ikizabivamo ni ugufungurira Zimbabwe amarembo y'inguzanyo n'inkunga za IMF na Banki y'Isi. Ayo ni amafaranga atangwa muri gahunda iki gihugu gikeneye cyane kugira ngo cyongere no kuzanzamura agaciro k'ifaranga ryacyo no kongera kubaka ibikorwa remezo. Ariko ku baturage ba Zimbabwe intsinzi nyayo ntabwo izapimirwa mu masezerano ya diplomasi n'ibindi, ahubwo izagaragarira mu kongera kubona ibiribwa bihagije no mu kubona ibiciro by'ibyo bakeneye cyane cyane mu buzima bwa buri munsi bigabanuka cyangwa se nibura bikaguma hamwe, ntibikomeze gutumbagira aho ku gihe gishira. Ikintu kihangana n'uburengerazuba bw'isi si cyo kwishoramo kuri benshi. Ababubatse systems nyinshi z'ubukungu, igice kinini cy'isi n'ibiyikeneweho byose binyuzwamo. Si n'Abanyafurika gusa bagorwa no kubyigobotora, kuko n'abandi nk'Abashinwa cyangwa se Abarusiya nabo birangira babyivanyemo burundu batabigezeho neza 100%. Zimbabwe yo urugendo rwayo mwihangana nabo naha rwabaye rurangiriye. Gutumiza no kohereza ibicuruzwa mu mahanga, inzira zose binyuzwamo mwipakira n'ipakurura ku byambo n'imipaka, umusoro wa gasutamo wo gushyirwa mu bubiko no kuhavanwa bigezwa ku isoko. Ibyo ni ibintu bisaba imibare myinshi no gukurikiza igihe cyagenwe, amategeko yose n'amabwiriza bigenga umusoro n'impapuro zemeza ko byose ari ibintu byakozwe uko bikwiye. Iyo mibare yose rero ubushishozi kubikurikirana igihe bitwara, kongeraho n'amakosa ashobora kubikorwamo, aho ni naho uzasangana benshi umunaba ukomeye udashira bahuze cyane, abandi barushye rwose ngo imari yaheze ku mipaka na gasutamo mu bubiko n'ahandi. Nyamara Express Connect Cargo ibigufashamo ugahugira nawe ku bindi, tukagufasha guhuza n'amabwiriza yose y'ubuziranenge, haba ko byinjizwa mu gihugu n'ibyoherezwa mu mahanga. Muri byose tukakugezaho n'ubujyanama bushingiye ku bunyamwuga bw'abakozi bacu, abafatanyabikorwa bacu n'abadeclarant b'inzobere. Express Connect Cargo igufasha kubona impapuro za gasutamo nka WH7 na TI ziherekeza umuzigo kuva uvuye ku cyambu kugera mu gihugu, IM7 impapuro za gasutamo zishyira ibintu byawe mu bubiko bugenzurwa na gasutamo igihe bigitegereje gusora ngo bigezwe ku isoko cyangwa bishakirwa n'isoko mu gihugu no mu mahanga, IM4 impapuro zikorerwe byarangije kugezwa mu bubiko bugenzurwa na gasutamo kugira ngo bisorerwe mbere yo kugezwa ku isoko, ndetse na IM5 zikorerwe byinjizwa mu gihugu abihamara igihe gito ariko kandi bigomba gusubizwa mu mahanga, birimo nk'imashini n'ibinyabiziga, cyangwa IM6 impapuro za gasutamo zongera kwinjiza mu gihugu ibihavanwa mu gihe gito bijya gusanishwa cyangwa gukoreshwa mu kazi kabera mu mahanga.
ku bicuruzwa byihariye n'ibishobora kwangirekera mu ipakira n'ipakururwa tugufasha kubona DAD, impapuro ziguha uburenganzira bwo kubipakururira mu rugo bitanyujijwe mu bubiko rusange bugenzurwa na Gasutamo. Express Connect Cargo iguhagararira kandi mu gushaka ibi byangombwa n'impapuro zose aho amategeko yemera ko tubigukorera, byose bikakugeraho neza kandi vuba mu gihe cyagenwe. Mu kohereza ibindi mu mahanga tuguhuza na Gasutamo tukagufasha no kubona impapuro zimenyekanisha ibyoherezwa mu mahanga n'igenzura bikorerwa. Express Connect Cargo dushingiye ku bunararibonye turambanye mu gutanga ubujyanama mu ishoramari cyane ku barangura, abatumiza n'abohereza ibicuruzwa mu mahanga. Dukorera mu nyubako ya Chic kuri etage ya 2. Waduhamagara kuri 0788200684 cyangwa no ku murongo utishyura 3545.